Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye The Bridge TV Show. Nk'ibisanzwe turagarutse mu biganiro, aho uyu munsi mugiye kuganira na muganga Theophila mu kiganiro kivuga ese waba wari uzi ko hari abantu batandura ubwandu bwa virusi itera sida? Iki ni ikibazo abantu benshi mwibaza, rimwe na rimwe ntimubone igisubizo. Ariyo mpamvu rero muganga naje ahangaha ngo ngusobanurire, wumve imvano yabyo, wumve n'uburyo koko hari abantu batandura ubwandu bwa virusi itera sida. Nimba rero wajyaga ugira ayo matsiko, mukunzi wa The Bridge TV Show, ube hafi ukurikire usobanukirwe neza impamvu hariho abo bantu. Tubahaye ikaze rero, mwibuke gukora subscribe, nyamuneka dukomeze twibanire, mukore no kunzogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu mu bantu ba mbere, mubashe gusobanukirwa n'ubuzima. Dutangira rero, VIH sida ni virusi yinjira mu mubiri ikica ubudahangarwa bw'umubiri. Iyo yinjiye mu mubiri, abasirikare b'umubiri batangira gucika intege, aribo twita CD4. Ibyo rero benshi ugasanga umubiri utangiye kunanirwa, hamwe ba basirikare batangira kunanirwa kwirwanirira, aho ngaho umubiri ukaba wacitse intege. Virusi itera sida rero nk'uko musanzwe mubimenyereye, yandurira mu mibonano mpuzabitsina, yandura igihe amaraso y'uwanduye ahuye n'amaraso y'utarandura. Ikindi kandi ushobora no kuyandura igihe umwana avuka, cyagihe nyina umutwite aba afite ubwandu bwa virusi itera sida. Reka twigarukire rero ku ntego yacu y'uyu munsi, aho nje kugusobanurira uburyo hari abantu batandura ubwandu bwa virusi itera sida n'ikibitera. Siyanse itubwira ko hari abantu batandura ubwandu bwa virusi itera sida koko. Abo bantu hakaba harimo abafite ibyo twita CCR5 delta 32, akaba ari byo bishobora gutuma abo bantu bakeya bafite ako karemangingo mu mubiri wabo batandura ubwandu bwa virusi itera sida. Gusa icyo nakubwira, abangaba niyo bahura n'umuntu wanduye ubwandu bwa virusi itera sida, ntago ya virusi yinjira mu maraso yabo mu buryo bworoshye. Ni amahirwe bafite, ni uburyo baremye, ariko kandi inama nakugira, ntuzagende ngo wirare ngo wumve ko koko nawe uri muri abo, kuko uburyo bwo kubipima ntago buroroha, buracyagoye, buracyasaba amafaranga menshi, ntago byoroshye cyane cyane mu bihugu bimwe na bimwe. Akaba ariyo mpamvu rero we ugomba kumva ko ugomba kwirinda, ukarinda ubuzima. Aba kabiri kandi nabo ni abantu bafite ubwandu bwa virusi itera sida ariko bafata imiti neza. Bano bantu bafata imiti neza, iyo ubonanye nabo, iyo ukoranye imibonano mpuzabitsina nabo idakingiye, uba ufite amahirwe menshi yo kutandura ubwandu bwa virusi itera sida. Abantu bafata imiti neza hari igihe bagenda bakagera ku kigero icyo twita U=U, ari byo bisobanuye undetectable, equal and transmittable. Bivuze ngo ni cyagiye mu maraso ye virusi iba yaragiye ikaba nke cyane ku kigero tuyipima ntube wayibona. Ahangaha rero uyu muntu birashoboka cyane rwose ko mubana mukabana igihe kinini utarandura ubwandu bwa virusi itera sida. Uwo ni umuntu wa kabiri rero ufite amahirwe y'uko mushobora kubonana nawe mugakorana imibonano mpuzabitsina ntiwandura ubwandu bwa virusi itera sida. Uwa gatatu rero, hari undi baza ngo kuki hari abamara igihe kinini babana n'umuntu ufite ubwandu ntibandure? Bibaho koko, hari imiryango myinshi cyane ibana ari umugore n'umugabo, umwe afite ubwandu undi atabufite, ntibandure. Ariho bituruka kuko nakubwiye ko ari ya U=U. Ikindi, aba bantu uba ushobora gusanga bakoresha agakingirizo. Ikindi no kuba wa wundi ufite ubwandu afata imiti neza kugeza ku kigero asapuresinga, hahandi dushobora gupima ubwandu bwa virusi itera sida ntitubone mu maraso ye. Ayo n'andi mahirwe y'uko uwo babana, uwo bakorana imibonano mpuzabitsina aba atari bumwanduze. Ni byiza cyane rero ko wowe udukurikiye, wowe ukurikira The Bridge TV Show, ugomba kumenya byinshi bijyanye n'ubuzima kugira ngo ukomeze kwirinda, ukomeze kurinda ubuzima, urinde abandi.
na cyane ko turi muri gahunda yo kurwanya ubwandu bushya bwa virusi itera sida. Reka dukomeze dufatanye, dufashe ba bandi bamaze kwandura, tubasindagize, tubibutse gufata imiti neza kugira ngo basapuresinge bagere kuri rwa rugero ruri butume batanduza abandi. Hari undi ushobora kwibaza ati wakora iki ngo ubwandu bwa virusi itera sida ntibugere mu mubiri wawe? Hari ibintu bigera kuri 3 ushobora gukora ubwandu bwa virusi itera sida ntuhure nabwo. Icya mbere ni ugukoresha agakingirizo kandi neza. Icya kabiri ni ukwipimisha ukamenya uko ubuzima buhagaze, kuko iyo umenya uko ubuzima buhagaze umenya nimba ugomba gutangira imiti igihe ufite ubwandu, ugafata ya miti igabanya ubukana, ukabasha kwirinda ko nawe wakomeza kwanduza abandi. Icya gatatu cyo rero ari nacyo gikenewe cyane kuruta ibindi, nuko igihe wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ukumva ko ushobora gutekereza ko wahuye n'ubwandu bwa virusi itera sida, nyamuneka gana kwa muganga. Imiti irahari iri bugufashe kukurinda ko bwa bwandu buri bukomeze bukura mu mubiri wawe. Icyo usabwa gusa ni ukuza mbere y'amasaha 48 ugahabwa iyi miti. Bakunze ibiganiro byacu rero, icyo nakwibutsa, sida iracyariho. Utazabona abantu bagenda bari bidegembya ngo ugire ngo ntabwo ihari. Irahari, uracyasabwa kwirinda, uracyasabwa kurinda abawe, uracyasabwa kurinda inshuti zawe, uracyasabwa kwibutsa wa wundi ufata imiti akayinywa neza kugira ngo dukomeze dukumire ubwandu bwa virusi itera sida bushyashya. Reka dufatanye rero, dufatanye n'abacu, dufatanye n'abaturanyi, inshuti n'abavandimwe, dukomeze dukumire ubwandu bwa virusi itera sida. Nkomeza kubashimira ko mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nyamuneka wowe utarakora subscribe wibuke uyikore, twandikire no muri komenti. Nzi ko muba mufite ibiganiro byinshi mwifuza kumva, nzi ko muba mufite ibibazo byinshi mwibaza mukeneye gusobanukirwa. Turahari ku bwanyu ngo tubasobanurire. Uwiteka akomeza biteho, abarinde, abatize imbaraga zo kujya mubana natwe buri munsi. Asante sana. Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye The Bridge TV Show. Nk'ibisanzwe turagarutse mu biganiro, aho uyu munsi mugiye kuganira na muganga Theophila mu kiganiro kivuga ese waba wari uzi ko hari abantu batandura ubwandu bwa virusi itera sida? Iki ni ikibazo abantu benshi mwibaza, rimwe na rimwe ntimubone igisubizo. Ariyo mpamvu rero muganga naje ahangaha ngo ngusobanurire, wumve imvano yabyo, wumve n'uburyo koko hari abantu batandura ubwandu bwa virusi itera sida. Nimba rero wajyaga ugira ayo matsiko, mukunzi wa The Bridge TV Show, ube hafi ukurikire usobanurire.